ariko hari ibanga rizwi n'abakezi benshi. Ibanga ry'ubuzima. Shalom. Wanze kuvuga yeze mu nda ya nyina. Turatanye twifashishije agatekerezo k'umusaza wabayeho mu gihe kimwe cyahise. Yari afite ingamiya ndetse n'umuhungu. Biyemeza kugenda mu butayu. Ko bagendaga mu butayu bageze ahantu ku mudugudu wa mbere bahura n'itsinda ry'abantu bavuga ati uyu musaza ni bwoko ki wemera kugenda umwana we avunika n'amaguru agize ingamiya akaba ari wiyicaraho. Umusaza avuga ati abantu bashaka bari mukuri ayivaho ariko umuhungu aba ari wijyaho arakomeza. Genda gakomeje bagera mu mudugudu wa kabiri. Bageraga mu mudugudu wa kabiri nabwo abantu barababonye baza ati noneho abantu ni abahehe. Umusaza niwe uri gukurura ingamiya, umwana niwe wicaye hejuru kandi ari ufite imbaraga. Umusaza aravuga ati ibyo bavuga ni ukuri. Niko gufata urugendo noneho bagenda bombi n'amaguru, ingamiya ibari iruhande bagenda bayikurura. Baje kugera imbere bagera mu mudugudu wundi wa gatatu. Nibwo bahasanze irindi tsinda ry'abantu bo mu mudugudu. Afata abantu noneho ni abahehe. Baguze indogobe ariko kugira ngo bayigendeho bari kugenda bayikurura. Niko kuba abantu bashaka ibyo bavuga ari ukuri bakomeza urugendo. Ubwo basigaye babyibazaho rero hari icyo dushobora gukuramo ahangaha mu cyitekerezo. Ntacyo bigeze bakora cyashimisha abantu bose. Ntacyo natwe dushobora gukora ngo nezeze abantu bose. Rero icyo bidusaba ni ukudacika intege mu rugendo nk'uko tubibona kuri iyo foto. Abantu ntacyo ushobora gukora kugira ngo nezeze abantu bose. Wakwibaza uti none se ni bangahe muri twebwe batabasha kugera ku ntego zabo bitewe no kubera ko abandi bantu bavuga ati se bavuga iki, batekereza iki, barabifata bate? Hari igihe mu buzima ushobora kuba wibaza uti se nakora iki ngiki, abantu bagira bate, babivuga gute, babifata bate? Ukomeje mu bwo buzima nta kintu na kimwe bazageraho. Rero niyo mpamvu iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ugire icyo ukora, kuko ukomeje kwita ku bitekerezo by'abandi nta kintu na kimwe wazigezaho mu buzima. Rero niyo mpamvu tugomba gutsinda imyumvire nk'iyo ngiyo. Umucurabwenge umwe witwa Aristote yaravuze ati uburyo bumwe wakwirindamo kuvugwa ni ubu ngubu. Nuko wakwirinda ntagire ikintu na kimwe ukora, ntugire icyo uvuga ndetse ntugire icyo uba cyo. Umunyarwanda nawe yaravuze ati uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Hari icyo byagombye gusigira, kuko muri iyi si ntacyo ushobora gukora kugira ngo unezeze abantu bose. Undi muhanga witwa Zig Ziglar yaravuze ati ntucibwe intege nuko abantu bakuvuze. Ujye wibuka ko burya intsinzi y'abantu bamwe na bamwe ni ukugira icyo bagukuraho. Yumvikana ngo ntacyo baragukuraho, nta ntsinzi babakubonamo, niyo mpamvu bafite yo guca intege. Bityo rero ntukwiye kwica inzozi zawe, ahubwo komeza urwane, komeza ujye mbere. Hari itsinda rimwe ry'abaririmbyi ryabayeho ryirukanwe aho baririmbiraga, bacibwa intege bavuga ati mwebwe ntacyo mushoboye, ntacyo mwazigezaho. Ariko nyamara byaje kuza kuba nyuma nuko iryo tsinda ryaje kuvamo itsinda rikomeye ari ryo ryiswe The Beatles. Hari umwanditsi umwe wirukanwe nyuma yo kwandika inzandiko nyinshi, arandika ariko acibwa intege bamubwira ko ntacyo ashoboye, ntacyo yazigezaho. Nyamara uwo nguwo yaje kuza kuvamo umwanditsi wa filime ikomeye yiswe Harry Potter. Uwo nguwo ni uwitwa J.K. Rowling. Hari n'undi mukobwa wumvaga ashaka kuzaba umumodo, bamwe bamurika imideri. Yaciwe intege kenshi abwirwa ati oya genda uzajye kwibera umunyamabanga ahantu mu kigo runaka, cyangwa se ujye gushaka umugabo kuko ibindi byo ntabwo bishoboye. Yaje kuba umunyamideri ukomeye cyane. Uyu nguyu niwe witwa Marilyn Monroe. Iyo abantu baguca intege kudashoboye, ko ntacyo ushoboye, ntacyo uzigezaho, wowe ntuzacike intege ku ntego yawe ufite, ahubwo ukomeza ujye mbere. Aravuze ati songa mbere. Abo bose ntibigeze bacika intege nk'uko twavuze hejuru. Ku nzozi zabo bari bafite barikomereje, ntibigera bacika ku ntego habe na gatoya. Nawe rero niko udakwiye gucika intege ku ntego zawe waba ufite, ahubwo ukomeza urwane, komeza ujye mbere muri byose. Iteka hari abantu umereye nk'umwana ugenda yibyina rwose umeze nta kintu yitayeho ibyo abandi bamuvuga. We akomeje icyo ashaka cyamuhesha amahoro muri we, cyangwa se gituma agera ku ntego ze. Iteka nubwo haba hari abantu ku ruhande bamuca intege, ariko akomeza kurwana intambara yo kugira ngo amahoro y'umutima we akomeze kuyageraho. Natwe ntabwo dukwiye gucibwa intege n'abantu, ahubwo we komeza ugere ku ntego zawe. Iteka mu buzima buca intege ntibazabura, abavuga ntibabura, ariko wowe komeza intego zawe, komeza ujye mbere. Hamwe n'Imana byose uzabigeraho. Murakoze, mwari kumwe na Jerome. Mwibuke kudukora subscribe no kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Joy Gospel and Health. Murakoze cyane.